Eyo n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Khalfan Shakuru aka Govinda. Kugira ngo uberwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo mberwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is our best station. Nitwa Moses, mu designer wa motions, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga, nkurikirana Tsapa Fashion Show. Hello, my name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Kwambara neza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nitwa J Rwanda, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. Mbahaye ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Nje ndi Mihaye umubyeyi. Mugiye gukurikira byinshi ku bijyanye n'imyambarire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero muri Fashion Lifestyle News amakuru tubafitiye nuko mu cyumweru gitaha hateganyijwe fashion show yiswe The Kratos Fashion Experience. Ikaba yarateguwe rero n'uruganda rw'imyenda ari rwo Kratos Production. Imyiteguro rero ikaba igeze kure mu gihe bitegura kuzakora iyi event cyangwa se fashion show iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Reka twumve ibyo bamwe mu babiteguye batubwira. Impamvu yarwo nkuko nabisobanuye ni kugira ngo dushishikarize abanyarwanda gukunda ibintu byacu made in Rwanda, ariko noneho mu rwego rwo kumva ko ikintu cyaturutse hanze kitagomba kuza ngo kize cyambawe cyangwa se twebwe dushobora kukishingira, dushobora no kukihangira tukaba twagishyira ku isoko ry'u Rwanda cyangwa tukagishyira no ku isoko mpuzamahanga cyakorewe hano. Iyo ikaba ariyo intego ya Kratos, kuba yahaza isoko nyarwanda kandi ikajya no ku rwego mpuzamahanga. Uburyo twebwe twahisemo aba models bazakora muri Kratos Fashion Experience, casting akenshi ikorwa kubera ko aba designers baba bafite imyenda yakozwe kugira ngo bahitemo bazafitinga mu myenda bakoze already. Twebwe twaselectinze aba models, turabapima, tunabakorera imyenda kugira ngo bayishowcase. Ese muri iyi event yanyu ya Kratos Fashion Experience mwaba muteganya gukoreshamo cyangwa kugaragaza imyambaro y'abandi ba designers bitari Kratos? Nta kundi kuntu undi muntu yagaragaramo. It's exclusively Kratos Productions. Nta wundi mu design uzagaragaramo. Dukomeje n'andi makuru yo hanze, umwuga wo kugaragaza imideli ndetse no guhitamo imyenda yo kwerekana, umudesigner burya agomba kugaragaza ibikorwa bye bwite. Mu gihe rero yerekanye imyenda itari cyangwa se kwigana, bihanwa n'amategeko iyo nyirabyo amureze. Mu minsi ishize rero ubwo habaga Miami Swimwear Fashion Week, umunyamideli wo muri Brazil Sylvia also ubwo yerekanaga imyambaro yakoze yo koga, umwe mu myenda yamuritse wasaga neza n'umwambaro, umudesigner wo muri Amerika ukomoka mu gihugu cya Nigeria, Buki Ade aherutse kumurika mu myenda ye ya Be Fine. Uyu mwenda wo kogana ukaba ufite amabara ya Kinyafurika, ibintu benshi bibaza niba umuntu wese yayifashisha mu myambaro ye nta burenganzira abanje gusaba. Abantu benshi rero bibaza yuko ibi biterwa nuko nta mu designer ukora iyo myambaro wari werura ngo shyireho ko ari ikirango cye bwite kugira ngo abandi batakigana. Gusa ku ruhande rwa Buki Ade we ntiyigeze atanga ikirego. Benshi bibaza yuko byaba byaratewe no kwirinda gusesagura amafaranga ajya mu nkiko ntatsinde, kubera ko atigeze avuga ko ibitenge nyafurika ari umwihariko we gusa. Siwe gusa kuko no mu mwaka wa 2012 uruganda rukora inkweto ruzwi nka Louboutin batanze ikirego cy'uko inkweto zakozwe na Scarlett Soul zari zifite munsi y'ibara ry'umutuku, aho Christian Louboutin yavugaga ko ari umwihariko we kuko yatangiye kubikora kuva mu 1993. Icyo gihe rero ntiyabashije gutsinda ikirego cyiwe ngo kuko atari yarabishyize mu mategeko y'uko ari umwihariko we gukora inkweto zifite munsi y'ibara ry'umutuku. Nyuma rero y'imyaka myinshi Christian Louboutin asaba itegeko ko ryamwemerera yuko ari we wenyine wakora inkweto zifite munsi y'ibara ry'umutuku, mu minsi ishize akaba ari bwo yabyemerewe ko ari we muntu wenyine wemerewe gukora inkweto zisa gutyo. Tugeze rero mu gice cya Fashion Academy, aho tubigisha byinshi bijyana n'imyambarire cyangwa se byinshi wakora kugira ngo use neza haba mu myambarire n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ibintu ushobora kurya cyangwa se gukora haba mu mirimo ngororangingo cyangwa se n'imirire kugira ngo ugabanye ibiro ukuba ukeneye kugabanya ibiro, ndetse n'ibindi wakora kugira ngo ubyongeye bitewe n'igice cy'umubiri ushaka kwibandaho. Reka dukurikire. Mu buzima bwa buri munsi tugendera ku miterere y'imibiri yacu duhitamo imyambaro.
Imiterere y'imibiri yacu ikunze guterwa n'ibyo turya, imirimo dukora n'ibindi byinshi. Benshi muri twe usanga duhora dushaka kongera cyangwa se kugabanya ubunini bw'ibice by'umubiri bitewe n'uko tubyifuza. Uyu munsi rero twaba tugiye kureba uko wagabanya cyangwa se wakongera bimwe mu bice by'umubiri wawe bitewe n'ibyo urya cyangwa se siporo wakora. Ku byerekeye imirire, muri rusange bizwi ko kurya ibiryo bitagira amavuta, kurya imboga nyinshi n'imbuto ndetse no kwirinda ibifite isukari bifasha kugabanya ibiro muri rusange. Naho ibiryo byiganjemo inyama, amavuta n'ibindi byiganjemo isukari bikongera ibiro. Imirimo ngororangingo nayo cyangwa se siporo, burya hari nyinshi zikorwa bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Aho twavuga nka siporo zo kwishyushya cyangwa se ibyo twita cardio, zifasha gukoresha umubiri wose ukoroha mbere y'uko ukora izindi siporo. Aha twavuga nko kwiruka. Ku bashaka kongera igice cyo ku maboko n'ibituza, hari siporo zabugenewe ndetse n'ibyuma byo guterura. Aha twanababwira ko niba ushaka kongera igice cyo ku maboko, wajya urya inyama, inkoko, inka cyangwa se ibikomoka ku mata n'amagi. Naho niba ushaka kugabanya igice cyo ku maboko, wakwirinda kurya ibintu by'inyama n'isukari, ahubwo ukabisimbuza imboga, amazi menshi n'imbuto. Naho ku bashaka kongera igice cyo hasi nk'ikibuno cyangwa se amatako, aho wakora siporo zabugenewe nk'izo twita squats, benshi bakunda kwita makeri. Ku byerekeye rero n'ibyo warya kugira ngo wongere ikibuno, wajya uhitamo kurya ubunyobwa, amagi, ifi cyangwa se inkoko, avoka, ibijumba, porridge, umuceri, ibishyimbo ndetse n'amata. Niba ushaka rero kugabanya ibibuno, ibi byose wabireka ukabisimbuza imbuto, imboga n'ibiryo bifite proteine nkeya. Ku bashaka kugabanya ubunini bw'inda, nabo bakora siporo zabugenewe dukunze kwita sit-ups cyangwa se ama-abdominal nk'uko benshi bakunze kubimenyera, n'izindi nyinshi zijyanye nk'izo. Ukibuka kandi kurya ibitakongerera inda, aha twavuga nko kwimenyereza kunywa amazi ashyushye, kugabanya isukari, imboga, imbuto n'ibindi byinshi nk'ibyo. Iyo ushaka ko inda yawe ikomera cyangwa se ushaka ibyo twita six packs, nawe ukora siporo nyinshi zikomeza inda. Naho ku bashaka kwiyongera ku gice cy'amatako, naho hari siporo nyinshi zabugenewe nka squats, lunges ndetse n'ibindi byuma ukoresha kugira ngo ukomeze amatako. Ku biryo warya kugira ngo wongere amatako, harimo ibiryo birimo amavuta menshi nko kurya amafiriti cyangwa se kurya ibiryo byiganjemo isukari. Iyo ushaka rero kugabanya amatako, ukora izi siporo twavuze hejuru, ukibuka kurya imboga nyinshi n'imbuto ndetse n'ibiryo bifite proteine nkeya. Muri rusange niba ushaka kongera cyangwa se kugabanya ibice bimwe na bimwe by'umubiri wawe, uzakenera gukora siporo ndetse no guhindura imirire. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Mwiyumviye rero uburyo bwinshi ushobora gukoresha kugira ngo wongere ubunini cyangwa se ugabanye ubunini ku gice cy'umubiri icyo ari cyo cyose waba wifuza. Nizere ko byabagiriye akamaro. Uyu munsi rero muri interview tukaba twatumiye umumodo wabigize umwuga ndetse akaba ari nawe wegukanye ikamba rya Mr Africa ry'umwaka ushize wa 2017. Mukurikire. Muri the interview rero tukaba turi kumwe n'umwe mu banyamideli babigize umwuga, akaba yaranegukanye ikamba rya Mr Africa. Murabizi rero yuko mu Rwanda tutaragira icyo gikorwa cyo gutora Mr Rwanda. Ubu rero akaba ari we wegukanye iryo kamba rya Mr Africa. Ubu rero nta wundi akaba ari Jay Rwanda. Jay, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane, ndaho ndashima Imana cyane rwose, byose n'amahoro. Hanyuma Jay Rwanda nk'umuntu wegukanye ikamba rya Mr Africa, wabyakiriye ite? Ese wabifashe ute muri rusange? Urakoze, ni ikintu cyo kwishimira cyane. Mbese ni intera umuntu aba ateye, ni amateka aba yanditswe atazigera asibikana, yaba ku giti cyanjye ndetse no ku muryango ndetse no ku gihugu aho nkomoka. Ni ikintu nishimiye, numvise ko ari intego runaka ngezeho. Mbere nari nzi umumodo, n'ubu ngubu ndacyari umumodo n'ubundi. Niba byameshije n'amahirwe yo kuba najya mu irushanwa rya Mr Africa. Ego. Hanyuma Jay, ibintu byo kuba umumodo wabitangiye ute? Ese byaje gute? Ni ibintu wiyumvagamo cyangwa ni ibintu wagiyemo gucya just ugahita wumva? Ukuntu nabitangiye, abantu bari ukuntu nambara, ubwo nitanye no gukora siporo cyane, bari bataye mfite ukuntu agendaga, bagakunda kumbaza cyane niba ndi umumodo. Kige ntago nende umumodo, aho nkunibaza ikintu abantu bose bahora kuza bambwira tuzajyemo byakubera,
ikintu cyatumye mbijyamo. Ntabwo navuga ngo cyane nifite inzozi zo kuzaba umunyamideli, zanjye zari ibindi. Akabazo k'amatsiko, ubundi mbere wumvaga uzaba nk'iki? Mbere numvaga nzaba wenda nk'umukinnyi wa basket, cyangwa numvaga wenda nzaba nk'umu IT, kuko nibyo nigaga nibyo nakoraga, ariko ko umuntu agenda akura, kugenda ubona andi ma opportunity hanze, ugenda uri imitekerereze. Hanyuma rero nyuma yo guhitamo kuba umumodo, ese wumva umwuga w'ubumodo wabeshaho umuntu? Urakoze. Mu Rwanda umwuga w'ubumodo kuri ubu ngubu biracyagoye, ariko mu minsi iri imbere ntabwo bizaba bikigoranye nk'uko bimeze ubu ngubu. Umwuga wo kuba umunyamideli hanze, umunyamideli akaba ariyo profession yawe wenyine ukora, cyane ko n'abenshi bavamo aba actors kenshi bakunda kuba ari abanyamideli nyuma bakajya gukina amafilme. Rero kuri ubu ngubu biragoranyeho gato, ariko mu myaka iri imbere bizaba byoroshye umuntu waba umunyamideli ari umwuga wenyine akora. Ni izihe tips waha nk'abandi bamodo bakiri hasi cyangwa abifuza kubikora kugira ngo bagere kure? Urakoze. Ikintu cya mbere nababwira ni ugukunda ikintu ukora, kugikunda mvuga ni ukugihesha agaciro, kukijyamo ukigiyemo utavuze ngo ngiye kuba umumodo kuko wenda nshaka amafaranga vuba byihuse, cyangwa ngiye kuba umumodo kuko nshaka kumenyekana. Iyo ugikunze umenya ko wabikora, umenya ni muri photoshoot ukamenya ko uzikora, umenya mbese umaze kubikunda. Icya kabiri ugomba gukora ni uko ujya mu babyigisha, either agence ibikora. Ikintu ama agence agufasha ni ukumenya gutambuka, ni ukumenya gupoza muri kamera, ukamenya gufata amafoto. Icyo ngicyo akenshi ama agence akunda gufasha, nyandika kurangira muri casting, yaba mu fashion shows cyangwa amakamasho agiye kuba, bakabikoza ko baba baziranye n'abantu babikora, bakaguhuza nabo noneho ugatangira nyine ugakora. So ikindi cya gatatu byagufasha cyane kugira ngo bitere imbere nk'umuntu ukiri mutoya, ni uko ugerageza wowe kwiyubaha no kubyubahisha. Icyo kintu nkanjye nkire n'icyo kintu cyamfashije kugeza aho ngeze ubu ngubu. Nagerageje kwiyubaha no kubyubahisha. Benshi batekereza ko umuntu agiye kuba umumodo ngo ishuri rimunanira, cyangwa wenda ibindi runaka akabireka, inshingano zo mu rugo zimwe na zimwe ntaba yazikora, zo bamusaba niba akiri umwana. Naho bihuriye, ntabwo bikubuza kwiga, ko nakomeje ndatangiye ndi umumodo niga, nakomeje ndiga. Nta nubwo bituma mbona n'akandi kazi ahandi kamfasha gutuma umumodo mbizamura kurushaho. Rero icyo nacyo ugitekerezaho. Urakoze cyane. Hanyuma se mu rugendo rwawe ibyo byose hari challenges ubona wagize, cyangwa se ubona n'abandi bagenzi bawe bagira, ese ushaka kutubwira izo arizo? Challenge ya mbere nagize ni uko ntabwo akenshi rimwe na rimwe abo mu miryango ntari igihe batabyumva, ese bino bintu ugiyemo kuko tuhirya iby'abantu ko ntabwo bose ngo bimenyereye. Yari ikintu gishya mu Rwanda abantu batari bazi, kugira ngo rero umuntu acyumve rimwe na rimwe utawutinze wagiye muri fashion shows byari ikibazo. Ikindi cy'imbogamizi cyane nkunze guhura nacyo mu minsi ya mbere ni amafaranga abantu bahembwa. Ntabwo aba ari nk'ayo expectinga kuba wabona. Kibitangiye igihe byabaga ngombwa ko ntibanakwishyurire, rimwe na rimwe bakabambura bikakubabaza. Indi challenge nahuye nayo nizo ngizo ebyiri cyane kuba abantu batarabyumvaga mu minsi ya mbere, no kuba n'abadukoreshaga bataradurezaga amafaranga dukwiriye icyo gihe. Nk'umuntu umaze igihe mu mwuga wo kuba umumodo, ese ubona fashion yo mu Rwanda igenda itera imbere? Hari aho se we expecting yuko izagera nko ku rwego rwo ku bindi bihugu aho bageze? Urakoze. Ikintu kibura cyane ni ukugira ngo abanyarwanda no twebwe tubishyigikire. Niyo mpamvu haje no campaign ya Made in Rwanda. Made in Rwanda ifasha abakora imideli, aba designer, kandi aba designer bakorana cyane n'abamodo. Umva rero ko Made in Rwanda yaraje, nitubagurira imyenda yabo, nakwe nitwumuza kwambara imyenda yabo, gutyo bizaduteza imbere nabo bibateza imbere. Ikindi gikeneye kongeramo ingufu nko ku ruhare rw'abamodo nongeye kuvugira cyane kuko ari ndiwe n'ama company yamamaza, ama company yose y'ama telecommunication companies, y'aba financial institutions, mbese ibigo byose bigenda bifunguka n'ibisanzwe biriho kugira byajya bikoresha abamodo bahangaha, kugira ngo ukoresha abantu ukuye ubona usanga ufite nka campaign runaka ugasanga ugiye gukoresha nk'amafoto
y'undi muntu wo hanze cyangwa umunyamideli wo hanze ukuye kuri Google cyangwa amafoto uguze ku yandi masite runaka ari kuri ifoto ku mafaranga make ukaba wayikoresha. Izo ni ko bakoresha abanyarwanda kugira ngo nabo noneho bano bakora imyuga y'imideli nabo babone ko batera imbere, basanga ko basa neza birahura. Hanyuma hari ikindi abanyarwanda batarumva, ibintu bijyanye na makeup ku bahungu. Ese wasobanurira abanyarwanda muri make igihe umuntu akenera makeup nkayo mu modeli byose ari igihe uzikenera, ese ntago bifatwa nko kuba ugiye kuba nk'umukobwa ukuntu? Okay, urakoze. Ko nkaje mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntago nkenera makeup iyo noze ngisiga amavuta manumva biri aho ngaho. Ariko ari photoshoot cyangwa ari amafoto runaka agomba kujya hanze agomba gukoreshwa, hari utuntu tumwe na tumwe nyine ugomba kwitaho gukora. Ariko ntago sinikereza ko abagabo cyangwa abahungu muza bwabo bwa buri munsi bamwe mu byutse uroga ugafata byose ukabishyiraho no ku maso nahe kanaga ariko bimeze. Hanyuma umuntu kwinspira mu bintu byo kwambara w'umustar ninde? Abanyispira ni menshi kuko nkunda kureba nk'ama page menshi y'imyenda turebe kankubwira wo mu Rwanda sinkubwira wo hanze kuko hanze kenshi biterwa na brand, basanga ukunda kwambara brand imwe kurusha izindi. Ariko mu Rwanda harimo nka Moses Motions ukora amasandali meza n'indi myenda kenshi iri ceremoniale myiza. Ku myambaro yakorewe hano mu Rwanda cyangwa itito ya Made in Rwanda, mu by'ukuri ni imyambaro myiza pe, urambara ukabona uraberewe, ahubwo wenda rya abantu babyitiranya kuko hari abakora imyenda myiza kuko ureba wambara ukuntu usanga udoze neza ni mwiza, ariko hakaba n'abandi bakora indi nyine idafite karite nk'ayindi. Umuntu ashobora kuba atakoze neza kwibujaka imyenda yose yo mu Rwanda ya Made in Rwanda atari myiza, ariko imyenda yo mu Rwanda si tuka aba designer nyine bora hari Moses nari nkubwiye, hari abandi benshi batandukanye nko murabazi bakora imyenda myiza, bakora amakoti meza, si n'amakoti gusa, mbese mu byo cyetse nk'ubwiye abana ariko wambaye umwenda wabo niyo umuntu akubonye aratungurwa, atabona ko ufite originalite nyine yo mu Rwanda, atabona ko ifite creativité, atabona ko ari umwenda wakambara umuntu wese akubonye kabona uraberewe. Ahubwo nuko benshi baba batarabyiyumvamo batarabibona cyane, ariko nkanjye umushe kubibona nanayambara mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Mwabyumviye rero yuko guhitamo umwuga wo kwerekana imideli cyangwa se kuba umumodo bitakubuza kugira izindi nshingano zawe buzuza, aho harimo nk'akazi ndetse n'amashuri. Babyeyi rero namwe rubyiruko, nizere ko mwabyumviye yuko kuba umumodo bitavuze kureka ishuri kandi byaguteza imbere ukagera kure. Dukomeje rero n'igice cyacu cya Celeb Style. Celeb Style rero ni handi tubagezaho byinshi ku byerekeye n'imyambarire y'ibyamamare. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira ku mukobwa uzwi cyane muri sinema yo muri Amerika, akaba afite rero inkomoko yo muri Kenya ndetse na Mexico. Ubu rero nta wundi akaba ari Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o rero benshi bamumenyereye muri filime nka 12 Years a Slave, Queen of Katwe ndetse na Black Panther. Si ibyo rero bijyanye na sinema gusa kuko Lupita Nyong'o abazi ibyerekeranye n'imideli bavuga yuko ari umwe mu bagaragaza imyenda neza kubera uburyo yambara imyenda cyane cyane kuri red carpet n'ahandi hose. Reka rero dukurikire byinshi ku byerekeye imyambarire ye. Lupita Nyong'o, umukinnyi w'icyamamare wa filime, akaba anazwiho cyane ku byerekeye imideli kubera imyambarire benshi babizobereyemo bavuga ko ari mu byamamare byambara neza muri Hollywood. Lupita ufite inkomoko muri Kenya na Mexique yatangiye kuvugwa cyane ubwo yakinaga muri filime ya 12 Years a Slave agatsindira n'igihembo cya Oscar. Aha akaba ariho abantu batangiye kwita ku myambarire ye mu birori bitandukanye kuri red carpet ndetse no mu buzima busanzwe. Kugeza na n'ubu amakanzu menshi y'abadesigners bakomeye yambara akomeje gutangaza benshi. Bamwe mu badesigners akunze kwambara imyenda yabo harimo Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren ndetse n'abandi benshi. Ibi bikaba bituma agaragara neza bitewe no kuberwa ndetse no kujyanisha n'ibyo twita accessories ku buryo bunyura benshi. Ahubwo no mu myambarire yisanzwe bakunze kwita street style nayo ituma akomeza kwitabwaho cyane. Bigaragara ko yambara imyenda iyo ari yo yose kandi akaberwa.
Usibye ku bijyanye n'imyambarire, uyu mukinnyi wa filime w'imyaka 35 azwiho guhitamo insokozo nyinshi zitandukanye kandi zikamubera, yaba ibisuko bya kinyafrika, umusatsi naturel ndetse no kogosha agasigarana agasatsi gake. Aha twanabibutsa yuko ubwo yamurikaga filime yamenyekanye cyane ya Black Panther yagaragayemo asokoje amasunzu, inyogosho izwi mu Rwanda ku ngoma ya cyane. Ibintu byashimishije benshi. Tunabibutsa ko mu mwaka wa 2014 ikinyamakuru People cyamuhisemo nk'umugore wa mbere mwiza ku isi. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje, yari Celeb Style. Kubakunzi rero ba Lupita Nyong'o, nizere yuko mwumvishe byinshi kubyerekeye imyambarire. Tugeze rero mu gice cya Pro Tips. Pro Tips nk'uko mumenyereye akaba ari hahandi tubagezaho cyangwa se tubigisha byinshi ku byaborohereza ubuzima bwanyu bwa buri munsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka dukurikire ibyo twabateguriye. Ikaze nanone mu gice cyacu cya Pro Tips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wahindura umwenda wawe ushaje cyangwa se utakiri kuri mode ukawuhinduramo umwenda mwiza cyane wo muri summer cyangwa se muri iki gihe cy'izuba. Abakobwa rero dukunze gutunga imyenda myinshi cyane ariko siko yose tuyambara. Ibitewe rero nuko wenda itakiri kuri mode cyangwa se utakiyikunze. Tugiye kurebera hamwe uburyo wawuhindura ukabamo umwenda mwiza cyane watemberana cyangwa se ugiye nko ku mazi cyangwa se ugiye koga. Reka turebere hamwe. Iyo ugiye gukora crop top rero ukenera leggings cyangwa se collant utacyambara cyangwa itakigezweho, ugakoresha n'isizo. Urayirambura bitewe n'ijosi ushaka. Iyo ushatse ukora V ugakora gutya ugakata aha ngaha, cyangwa se waba wifuza ijosi rifite cercle ugakora kino gice uko nguko. Ubu twebwe rero tugiye gukora V. Iyo wifuza gukata neza legging yawe cyangwa se collant, biba byiza iyo uyizinzemo inshuro ebyiri kugira ngo ukate ibice bingana. Ntukankatira unakomeza. Aha, you're just good. Iyo umaze gukata rero ahangaha nta kindi kiba gisigaye, ufata crop top yawe ukayambara. Nk'uko mubibona murabona yuko twamaze kubona ijosi twifuzaga, ubu ngubu noneho nayimuhereza akagenda akayambara. Mwabonye rero yuko ushaka guhindura kola utacyambara cyangwa se zitakiri kuri mode mu dupira tugufiya cyangwa se ibyo twita crop tops. Iyi yari Pro Tips y'uyu munsi, naho ubutaha. Mwabikurikiye rero yuko ushobora guhindura imyenda utacyambara mu yindi myenda wakwambara kandi ukaberwa. Ndabibutsa rero yuko uramutse ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa se kwamamaza, watwandikira kuri nimero ziri kuri screen yawe za WhatsApp. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Uramutse rero ushaka no kureba ibiganiro byacu byose uko byagiye bicaho, wajya kuri YouTube ukandika ijambo Tsapa Fashion Show ugakora subscribe ukabasha gukurikira ibyo biganiro byose. Naha rero dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, gusa ntitwagenda tudashimiye cyane umudesigner udufasha mu byo kwambara. Uwo nta wundi akaba ari Feroz Chris. Feroz Chris rero akaba ari umudesigner w'imyambaro. Nawe uramutse ushaka kumugana wamusanga kuri Merez ya 2 aho ngaho i Gikondo, cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu.
ntitwasoza kandi tudashimiye mwebwe mwese mukomeza kutwandikira mutwereka yuko mudukurikiye kandi mudushyigikiye. Ndashimira kandi na bagenzi banjye tuba twafatanyije gutegura kino kiganiro, Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndayishimiye ku buhanga bw'ibyuma, ndetse na mugenzi wanjye Munyana Joyce. Na kandi dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mukomeze kugira ibihe byiza.